ugomba no guhaguruka ugatembera imbuga yose basi ukanagira ukanitekerezaho neza se kuguma mu biro ubona ari sawa. Ko nabonye ubutumwa bwawe mu gitondo kuri telefone. Yeah. Bana ko ari ikibazo kiri emergency cyabaye. Urambiwe iki? Ariko mama ibintu byose ubundi twapanze sibyaciye mu waretse nkaza ngiye nkava muri ubu buzima. Ariko gorore wambabariye kureka kumpamagara buri kanya. Nk'ubu mpamagaye ndi kumwe n'umugabo wanjye yavuga ko urinde twavugana iki? The lips. None se sho nizere ko ibintu byose wabishyize ku murongo bya bindi byose twavuga. So ni case y'umukobwa wabuze. Yeah. Kandi hari amakuru mfite yuko batuye ahantu Kabeza, hari igipangu batuyemo. Yego. Habamo basore. Ashimira umukobwa ari muri nonzo pe. Wanamufashije. Yego. Ako se wabona amaherezo yabyo ari ayayo. Umva mwana, umva nkubwire. Umva ikintu ugiye kumfasha. Wowe nyihanganira igihe gito ubundi uyu mugabo mbanze muvane mu nzira. Kabori tuzaye tuganira nkana w'abagabo cyaze nk'abaryi b'imbuto. Wowe igihe tumaranye urakiza umeze nk'umuvandimwe nakuri n'umuvandimwe kuri njye. Rero nta kintu wakora ngo nyange cyangwa se mugishidikanyeho. Ariko hari ikintu wakoze buriya nubwo byandenzaho sinagikunda pe. Igikize. Uriya mukobwa njyewe ntabwo mwishimiye mwinonzo pe. Kandi umukobwa arongera agaruka. Ariko nicyo kibazo. Nese ngo tumva ko ari ikibazo kuba ari hano. Uriya mukobwa uzi aho yaturutse? Ntuhazi wamutuye mu nzira. Namutuye mu nzira ariko iwabo ndahazi. Iwabo urahazi? Ndahazi. Ntuzi nimba uhazi? Yego. Nawe ukabuza ubwenge bwo kuri zone. Mbwira ukuntu umukobwa yifata cyane umutego yaguteze. Baburetse komeza umbwire ndakubwira. Umbwira ukuntu umukobwa yifata. Hakurya ajye kwa nyina na se cyajye mu bandi bashuti babo bakobwa akemera yuko mufata ukamuzana hano mu rugo rurimo abahungu gusa. Urumva no mukobwa atarimo arishingira. Uriya mukobwa mani yavuye iwabo kubera ibibazo. Ibibazo yasanzwe abami iwabo byo nari nsanzwe mbizi. None se akabona ataje kuduteza ibindi bibazo nawe. Aduteza ibibazo nguteze ko namusanze mu nzira none kugira ngo nabyemere sibyo. Namusanze mu nzira aryamye. Iyo biza kuba ari ukuvuga ngo wenda no mutego yaneze yari kumamagara akambwira ati namusanze mu nzira aryamye yagiye. Kuki atigeze amamagara? Genda mufata ndamuzana hano mu rugo. Ase nari kumuterana ari nk'umuntu nzi. Ese ubu wacunga ndyamye wabona ndyamye ku muhanda nabuze iyo njya. Ukansi gusanzwe nzi. Ako ntukigeranye n'abandi bantu. Icyo nshaka kukubwira ni kimwe. Uriya mukobwa ntuzi imico ye. Hari igihe dushobora kumusiga mu ino nzu ugasanga yatwimuye yabigurishije wenda yagiye ni Bugande cyangwa mu Kenya cyane. Jesu ugiye ngo mba mwizeye. Nyine katarabikora. Nuko nta kazi dufite natwe twirirwa hano. Uriya mukobwa nta ribi ryiwe uri kumva. Ni umwana mwiza uretse yuko yahuye n'ibibazo. Uriya mukobwa ni umunyabibazo pe. Ni umunyabibazo nta kantu keza kuri we kuva yavuka karamubaho. Okay nta kibazo. Genda umumbwira uze tuganireho numva umugani. Wowe rero kubera wajya waramukunze bihugira n'ubuhumyi. Genda umubwire basaza. Ariko ntunize kutemubwira ntago ndimubwire nawe ndakuzi bro ndakuzi. Ntago ndimubwire nawe. Sibyo. Zangarewa. Musi ndatwika. Ariko nkawe uzakura cyane. Nubwo urimo wigaragura uri mu biki. Mu mutwe wawe hakora neza. Iyo abaruzi ibibazo dufite ntabwo wakabaye wishimye uri mu byina imiyaga ubyina amatangazo. Mama indirimbo ni nziza reka nziza igizweho bahita ngo Zangarewa kuva kare wari uri hano
nta ribu cyangwa polisi yageze aha. Baza gukora iki se? Nyabyawe uri hano? Sanda agahuru k'imbwa kagiye gushya akacu kashobotse. Ibintu twakoze twirukana Tesi ubuyobozi bwabyinjiyemo. Ngeze hame hehe nanjye nawe ntawe nirukanye. Niwe mwana abanza gufata. Ziba! Ese nyankaragata. Hano isoni ko kameze. Wowe nagare wamutotezaga wirirwa umureguzwa buri kanya. Umva kubwira dare kugira amagambo. Ribu cyangwa polisi baramuka binje hanga ugatangira kuzana ibintu by'ubwonko nkuko nguko gatangiye kwigira. Ushaka kunama nzaramuka nguye muri gereza nzakuvuma. Yego baba nese nakumvira yese. Ariko tuzanajyana tuzaba turi kumwe da. Se ko ari we mukuru ngira. Ninjye mukuru we nta myaka y'ubukuru wujuje. Umva gabanya ubwo bugambo kumbwira utega amatwi kuri ibyo bikoko byawe. Tega amatwi bimwe byemvugira aha bigasohokera aha ntabwo mbishaka. Turi mu kaga. Allo? Manavura aho neza? Nabone ko umeze. Urikanze se? Ndikanze nuko ntabwo nabyizeraga. Naraje rero noneho byizere ndahari. Why? Ndagukunda. Ndi mu rugo. Nabanje guca mu rugo sisho urumva nahita nza nabanje kureba papa na mama ukuntu bameze. Mu rugo bari babikoze ba Dev bari borganije ukuntu baza kumfata so rero nta kibazo nari naniwe Without me. ya si kuki nta mpamvu yari naje ari mu gicuku ntago byari ngombwa ko nkurushya nari naniwe rero mbanza kumara iminsi ubuse uyu ni umunsi wa gatatu ariko nawe wikabye nta n'icyumweru ndamara non j'avais des affaires à régler za famille ariko byarangiye humura ngiye kuza umva ukwezi kose tuzakumarana njye nawe Ngiye ntabwo bamfuye he Uhagarare kuri ngiye ndabivugure se urumva ngiye ntafungareka reka wewe wanyuzire umwana wanjye Ziba! wewe wanamukubise bwanyu bajya kugenda Ntabwo kabura ari wowe wayizanye. ntabwo ari wayinyumye se Hanyuma wayizaniraga iki? nise ngewe kuko bavuga ngo twumvira amakuru Ziba twumvikane tujye inama wanjishwe. Cyangwa ugira ngo gereza no kuyumva gutyo gusa. Ushobora kugenda aramutse abuze cyangwa akaba baramwishe yarapfuye. Ni burundu cyangwa bakandikatira imyaka 25. wowe ni wowe mukuru emera bagufunge kibandike ndacyafite imyaka yo kubaho no kwishimira Ntabwo umva ayo magambo yawe maranukira. Agacucu. sindanakora no Ziba! nyamara bakemera bakaba Tega amatwi tujye inama ikintu tugomba gukora. Niba nanjye ndakuze wewe wazavamo ufite imyaka ingahe bara 20 ufite utarenyeho wenda nka 50. Mwese mu masuru umubyeyi tangira abana Nitangira abana ubugome bwawe ugira ngo si wowe wabunyigisha. Mama ngiye murushiku wewe waranyigishije ibintu ndabikora unuma igiti ndakizo rurangaye Reka twe gusubirana amato twitana abana. Kwishuri ngiye mufata nabi n'abandi. Ntago amafaranga yo kwishyura minerval zari wowe yariraga. Si wowe yambaye ngo na kantine. Rero dore nagufataga neza nka nyoko tujye inama turi ko twakakura muri iki kibazo. Kandi umukobwa ari namwiza afite n'amaburi ya polisi yatuma yamubabarira dangiye imva. Izamubara se azaba yabonetse. Buriya rero aho kuburana n'umuntu wabuze waburana n'umurambo. Basi se n'umurambo. Kuko buriya aramutse ari umurambo. Nta muntu wamudushinja. Bareba bamwishe. Ntabyo nzi yewe ugeze kubiza ingenza haba. Umva icyo shaka. Igihe ubuyobozi buje hano gukora iperereza. Kumure mu ndebe kano gacucu. Muhore mu ndebe. Mana mbabarira ugire kubigenza bafunge mama ngiye bandike nge sinjye muri gereza. Nziyewe rwose umva Sanda. Mva n'ibintu by'ubugori. Kandi ugira umuntu wagakobwa we. Funga. Mva reka nkubwire Sandra. Niba ukunda nyoko wakubyaye ukaba uzi ko ibintu byose nkorera wowe kugira ngo ibintu byose dutuze uzabizungure nta zindi rwasere ziri iruhande rwawe. Ndashaka ko uhagarara muri iki kibazo kigabo.
Sandra ubundi kumenya ko utisi none nagira kuvugishwa kundi yanagiye ngenda wundi uri bumve ntabwo nabivuga ariko n'ubundi bamvuze nabivuga ariko ubundi reka mubaze ubundi hari icyo uzi kuri ku byerekeranye na mama utisi uzaba biri igihe cyane then tukorganiza ibintu byose then noneho icyo gihe cyagira mbere y'uko usubira i Burayi tugakora mariage Zabagiraga wowe njye nawe mariage cyetse nimba ushaka urumva rwasenyuka twava mu murenge twashatse n'umuavoka wo kudutandukanya nukuri wo njye nawe rwasenyuka tutaranarwubaka rukambabarira ubusaka kanyu yibagiwe wowe reba amade gukora ntahari none wibaze ubu naje ubu nzabona n'ibindi byinshi rwose ndabizi mfitiye nk'agaseke k'ama surprise menshi njyewe mfite intego zanjye kandi urimo ikindi uzabona yuko ibyo witekereza byose wibeshyaga. Oh wow. Okay. Reka tubitega amaso turebe ariko ntacyo nkwijeje. J'ai pas l'envie de me marier avec toi banzu nyumve. Ikindi reka tureke kuvuga ibintu byinshi kuri telefone sinkwemereye ko nzaza. Ntago nkeneye kuruhuka naje muri vacances ntago naruhuka ndi kumwe n'uramusaza urabizi. Rero nzaza ibintu byose tuzabivugana turi kumwe humura dufite igihe kinini cyo kuba turi kumwe tuzakemura ibibazo dufitanye ngiye nawe ariko ibyo kwimariya byo banzu byitondemo nago kwimariya ari ikintu umuntu afata gutyo nago ari umwanzuro byuka mu gitondo ukavuga ngo reka nteke icyayi. I love you too. And I miss you. I miss you so much. Take care of you. Uzaza kumfata se cyangwa nzaze nkugweho gitumo ndebe nsange hari udushya ndabizi neza. No baby, that's great. Okay. So, bonne journée. Bisous. Okay. Ariko hagati aho ngaho umukobwa ubana n'abahungu babiri mu nzu bonyine urambwira ko yuko yakabaye yiyambika gutyo cyangwa waje kutugushira kuri mission. Mukure mutubabarire pe mutubabarire nimba twambaye ubusa Nkewe babyambaye utabireba shana kuri ko Imana mutubabarire pe gusa ntabwo mbimenyereye ako nyine no mu buzima busanzwe ndabyambara ariko mutubabarire pe. Ako nagira hajya ngo uri hano mu ruhe rwego nta wanyigira iwacu ndagira gusa nyine sinzi nuke mu rugo ndahagira mukokoma mbona wagira ngo uri umutekano wanyura hagira gusa nyine suzi ushaka kumbwira ushaka kumbwira impamvu yaguteye kuva iwanyu mu rugo iwanyu kwa so na nyoko ukaza kuba hano muri rugo rw'abasore waje kwishingira kuri mushuti wanjye oya binakunze nta kibazo ntabashyigikira ariko nanone mwaba muvumbuye uko bitekereza ntago ariko biri none urajya mbitekereza gute twane nk'abantu bakuru nturi umuntu mukuru uri hano mu rugo nta naho urara sinaharara n'ibyo urya simbirya n'amazi woga ntacyo bintwaye pe ariko ikibazo ni kimwe nyine nakubeshye pe navuye mu rugo kubw'ibibazo byanjye runaka impamvu navuye mu rugo ibibazo byawe runaka ibibazo byawe umuntu usatamenya runaka ubwo ni nk'ibihe ibyo bibazo se wowe ubwawe ku giti cyawe witeramo ibibazo nta wundi muntu ubigizemo uruhare
ni ibibazo byawe, ni ibibazo by'umuryango, ni ibibazo by'iki? Ni iki gisekeje muri ibyo ngibyo? ntabwo ndi guseka ahubwo ndababaye gusa nyine ibyanjye ni birebire sinzi uko nabikubwira gusa nimba mbangamye muri uru rugo mumbabarire mbasabye imbabazi sinzi nimba mbangamye sinzi nimba nkora ibintu bitaba simbizi nyine muri make ariko mumbabarire pe kandi mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima. Okay, nta kibazo. Gusa hari ubufasha ngiye numvaga nakora kuri wowe kugira ngo ubashe gutuza. Urabyumva gute? Tugengewe nawe byaba akakanya byaba ejo twagenda tukajya iwanyu nkagusabira imbabazi nimba ari amakosa wasize ukoze, sibyo? Kuri kwimara ndabinginze pe ibintu bijyanye na famiye yanjye aka kanya mbabarira pe ntitubiganire ndakwinginze basi nimba wumva utananyeneye nimba utananyeneye ndemera njye no mu ishyamba ishyamba se uhindutse inyama nyine umva basi nyine umva ngaho umva sorry basi nimba mubaze sibyo sorry ngaho ntabwo nongera sibyo mbabarira pe ako se wirira kandi nukuri kwimana mbabarira pe ntabwo nongera please sibyo usiga hari ko nawe no uhageze ubona rumarira hano wowe ntabwo tubangamiye no kuri baburetse oya wipfukama no dikiraho okay reka ubwize ukuri kwimana ibintu bijyanye na famiye yanjye ndakwinginze tubivuga aka kanya basi nimba mbabangamiye no muri ino nzu yanyu cyangwa hariho hose basi mumbwire ninshake njye mu ishyamba ninshake njye no mu bihuru. Oya nukuri tuza ntabwo nzongera kubivuga sibyo please I beg you wirira kandi hagize umuntu ubona urumari nakubabariye nukuri ntabwo bizongera sibyo mbabarira pe ngaho ugiye mu nzu basi sibyo ugiye mu nzu shawirira nukuri ntabwo ndi kurira ntabwo uri kurira kandi ko bibona ariko basi ndakwinginze nimba basi wananyishimira muri ubu buzima turimo nukavuga famiye yanjye mbabarira pe mbabarira ngajya kuryama basi yo kuryama sibyo kandi amusoro Ego. Amafoto ntabwo najyaga mbibona. Maze nayo mfite impungenge yuko utari bwashime. Ego. Se ndaguma nambaye ino kanzu. Wambaye t-shirt yawe. No, you wait. I missed you. I missed you too. So no, sir. Ego. Thank you very much. Shana ringo komboye. Ariko ino kanzu irambangaje. Biti se? So. Ntabwo meze neza. Ahubwo meze neza cyane. Wari unteye ubwoba rero ngiye kwibaza ikintu wabaye. No. None se. Mbese urashaka kwigira nk'agakisi. Nk'akanyoni kacitse amababa. Ariko baby. First of all, urananiwe, sibyo? You need to rest. Ikindi noneho ukambwira amakuru hirya ngiyo mu mahanga. Amakuru harase nta makuru habasinjya ntembera singira uti. Ni ishuri ni akazi ni ibyo. Uziko mbura n'umwanya kujya gusenga. Ayisho. Usimeta wambaye hano isobanura ikikoko utambeshye. No baby, no kugira ngo ujye ukunda uterete utwana tw'Ikigali tubeshye.
noneho fanta ntiri kutumanduka nabashye mbega fanta iri kunuka mana yanjye nawe n'ibikiri kumba maze iminsi ntumbwire ko natwise mana we none nabigenza ntiwanyica none ndazibamba nzerekeze baranyica Lucas bazemera ko ntanewe n'induramuhungu ndashaka kumenya umubare w'abakobwa binjiye hano muri iyi nzu ntahari nayisho ufite CCTV kamera ku buryo wabonaga binjira nuko mbizi ko busuma baba bataraje ntabo bebe aha ibyo tubireke basi nyibwirira nyese shunga ariko mubwire sibyo first of all ari ubushobozi urabufite ntacyo udakora kugira nishimye keya urazimpa tuvugana 24 ku yandi ubu nabona umwanya wo kwita kuri abo bantu cyangwa kubazana hano ibyo tubireke nyibwirira business igeze meze gute nubashaka ko tujyayo ushaka kujya kureba ushaka kujya kureba kujyayo tukajya ku kazi nyine hariya kureba bya bintu ukora ko numva wagira ngo warabyibagiwe oya ntabwo nabyibagiwe ase shubundi ubwo ko urakora wowe buri gihe ko mbona ntazi ariko sinzi ibintu biba byakugize bize iki uziko kubera kuba mu mahanga byakugize addicted n'akazi neza none se nyine akazi ni akambe oya baby gusa business iraninga so ikindi ndashaka ko tujyanayo nkareba asu tujyaga kanya uko bibi wanjye ushaka bigende gute nyine nagira ngo banze uruhukemo then noneho after tuzajya kureba ibyo nta kibazo ko ari wa petit frère niwe yasizeyo niwe uri murabikurikirana ibyo akeneye n'ibyo adafite amakuru ambariza kuri phone mais non chérie tu dois y aller ntabwo simba numva ukuntu nyine gute wumva ko undi muntu akubereye muri business kumva ko byagenda neza kandi narakoze uri gukora iki narakoze audit yose ubu ngubu ndakwitaho iyo rero ntari kukwitaho ni ku kazi sibyo kandi nyumva first of all ndagira nite ku mugore wanjye nkunda secondly ibyo bindi bize nyuma bigeze sibyo anyway I need you to freshen up and then uze tugire ute nta oya nimba utari kunyumva nanjye ntabwo ndi bubyemere ibyo ngibyo kubwana wowe kandi je suis sérieuse là